Muri iki cyumweru cya nyuma cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, itorero Eglise Anglicane Rwanda Diyoseze ya Byumba ryifatanyije n'abaturage cyangwa se abayoboke baryo mu kwishimira umwaka ndetse banasaba umugisha mu mwaka mushya cyangwa se gutaha. Iri torero cyangwa se Eglise Anglicane Rwanda ni itorero risanzwe rikorera mu Rwanda mu myaka myinshi ishize, aho abashumba batandukanye bakorera iri torero cyangwa se mu bice bitandukanye byo mu gihugu bahuriye hamwe maze bashimira Imana ndetse banasabira itorero ryabo cyangwa se itorero rya Anglicane mu Rwanda mu gihugu hose, babasabira umugisha ndetse no kuzagira amahirwe muri uyu mwaka ugiye kuza mwaka wa 2026. Ibi biri mu bintu byatumye abaturage cyangwa se abayoboke b'iri torero bishimira uyu muhango cyangwa se iyi gahunda yabayeho, kubera yuko ni itorero risanzwe rikurikirwa n'abatari bake yaba ku isi hose ndetse no mu Rwanda by'umwihariko. Iri torero Eglise Anglicane Rwanda itorero risanzwe rifite ibikorwa bitandukanye nk'imishinga ifasha abantu cyane cyane abantu batandukanye bakiri batoya muri gahunda zo kwiga uburezi n'ibindi bitandukanye. Urugero twavuga ni nka Compassion International cyangwa se Compassion International. Iyi akaba ari umushinga ufasha abantu barenga ibihumbi 45 mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu ni umushinga ukorera mu matorero atandukanye by'umwihariko Anglicane gusa, kuko no muri ADPR rikoreramo ndetse n'andi atandukanye. Uyu mushinga ni umushinga ufasha abantu benshi batandukanye by'umwihariko abakiri batoya kwiga ndetse no kubona ibikoresho by'ishuri ndetse n'ubundi buzima cyangwa se n'indi mibereho yo mu buzima busanzwe.